Neza abakunzi ba Shanty Promotion nongeye kubasuhuza nk'isanzwe ni manager wa MG5 Group Entertainment. Benshi cyane rero bari bamaze iminsi bibaza ahantu turi ariko hari byinshi twaduhugiye by'umwihariko tugiye kuvuga rero kuri izi ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere ni ugushimira abakunzi bacu ndetse ingingo ya kabiri ni ibijyanye n'ibikorwa bya MG5 Group. Ingingo ya gatatu ni abastar ndetse n'ibyiciro biri kuvugwa ndetse n'imyuka itangiye gututumba hagati y'abanyamuryango ba Shanty Promotion, comedian and dance ndetse na traditional. Rero ibyo byose turaza kubiganira rero mu kanya gato. Icyo ngusaba no kureba ino video mpaka irangiye ukaba nanjye kugira ngo bikomeze kuba uburyohe. Let's go. Yes, rero nk'ibisanzwe abantu benshi cyane bibazaga ngo MG5 Group ntabwo bagikora. Hari abantu bibazaga impamvu uko bimeze, ama live yari yarahagaritswe kubera ikibazo cya tekinike ndetse n'ikibazo cy'ibikoresho, ariko by'umwihariko uyu munsi wano tugiye kubiganiraho birambuye. Ndizera ko rero muri uze kunyibora ikiganiro ndaza kugerageza nihute kugira ngo ikiganiro cyara kubaramira ndetse nibwira abafana bacu bakoze cyane. Ubu tuvugana Shanty Promotion igeze kuri 2K na 700 subscribers. Urumva ko 2730 na subscribers benshi cyane. Navuga ngo nyine byaje bitunguranye muri rusange, ntabwo kwari tuzi ko twabyitega muri mwaka mu gihe gito cyane, ni gihe cy'amezi 5 gusa. Rero urumva ko ni by'igikundiro cyane ndetse nanashimira abakunzi bacu kuba baratubaye hafi. Icyo kero urumva ko mbashimiye, mbabwira ko bakomerezaho, bakomeze gukanda subscribe, like na comment, bakomeze no gusharinga. Ikindi rero nuko abantu benshi bari kumbaza ngo ino cinema irimo irakinwa. Iyi cinema yitwa Abameni turwanya ubumeni. Ni cinema yateguwe ifite ibice 12 ndetse iyi cinema ifite 12 episode akaba ari 80. Ndizera ko rero tumaze kugera ku gice cya 4, mumva ko tugeze kure. Tunifuza ko mwakomeza kutureba izi video mukazisharinga kuko hari ibintu byinshi muri no minsi bigaragara nk'ubumeni bwateye, ariko twagerageje gukusanya amakuru yuko abameni bakora ubumeni bwabo. Tugerageza gukusanya amakuru, turavuga ati reka tuyegeze ku banyarwanda kugira ngo nihagira umunyarwanda uzajya wumva amagambo nk'ayo ngayo cyangwa se ibikorwa nk'ibyo ngibyo abashe kugira amakenga. Ibiro ni ibintu twari twateguye muri no cinema, turabifuza ko muzayikurikira kugeza irangiye. Yes, reka tujye ku ngingo ya kabiri, ibijyanye n'ibikorwa biri gukorwa muri Shanty Promotion. Rero abantu benshi cyane bari kwibaza ngo ni iki kiri gukorwa. Yes, nkuko rero uri muri byibaza ntucikwengeye kubigusobanurira. Ibikorwa biri gutegurwa. Ubu tuvugana turi gutegura igitaramo kizaba kuri Noheli, igitaramo kiza cyane. Nabwira ko abanyarusizi tuzabataramira. Ndumva ko uwo munsi azaba ari byishimo kandi azaba ari uburyo. Igitaramo kizabera kuri moteri hariya Ikamembe. Ndizera ko mu mujyi wa Kamembe atuye Kamembe murahazi Rusizi, ndizera ko ari uburyo. Ntabwo tuye Kigali twabizeho no kuvuga ngo igitaramo cyane nikirangira tuzabategura ikindi gitaramo ndetse kizaza kwiziza aho mu mujyi wa Kigali. Ndetse rero igitaramo bimeze gutegurwa. Ikindi abakomedi ba mbere mu wa mbere, ubu tuvugana ku itariki 20 z'ukwa 10, Shanty Promotion ndetse na comedian baraza gusohora urutonde rw'abastare abambere mu bambere. Urutonde rero ruzabwinde kuki umuntu bazajya bareba umuntu wabashije kurebwa amasaha menshi ndetse akaba afite iminota myinshi, yarebwa iminota myinshi akajya muri iki cyiciro. Icyiciro cya mbere kizakirimo abantu barebwe nibura amasaha miliyoni kuzamura. Icyiciro cya kabiri kizarebwa n'abantu barebwe n'amasaha nibura 500 kuzamura. Icyiciro cya nyuma ari nacyo cya gatatu kizaba cyarebwe n'amasaha 60,000 ndetse rero akaba ari nacyo cyiciro cya nyuma. Icyiciro cya kane n'aba newcomers, n'abantu bashyashya. Nababwira ko kubakeneye kwinjira muri Shanty Promotion welcome, tubahaye ikaze. Rero kwinjira ushobora kunyandikira nomero iri kuri screen yawe aho ngaho, ukagenda kuri WhatsApp ukambaza ibisabwa aho rose mu gihugu turakwakira. Yes, tubafite rero n'indi deriba yitwa
hari Deriba is ari Kigali tuzabakorera ni live izaba ihuriyeho n'amacana abiri ndetse mu buryo bwo kuzamura promotion ndetse no kureba ese ninde uri kuri top 10 kugira ngo irukoza ku buryo iyi live rero izaba ari yahuje Samantha Comedy ndetse na Shanti Promotion. Ndabaranitse rero mbabwira ngo mukande subscribe mutazacikwa rero niyo live kandi izaba ari umuriro guys, izaba ari umuriro muri rusange ndizera ko ibintu azaba ari uburyo. Yes, let's go. Reka rero ntago nshaka gutinda mu magambo, icyo nababwira rero nuko mbafitiye indirimbo nshya. Yes, bafitiye indirimbo nshya, indirimbo yiswe Umurava, ndetse umurava nuvaho zahita bakurikizaho Isheni. Ayo nizo indirimbo zamaze gutegurwa ubutuvugana ebana ibintu ni ruzungu. Ndizera ko rero ibintu bizaba bimeze fresh. Abakunzi ba comedy namwe uyu munsi twabizeho comedy muzajya muzibona. Tuzatwa uploadinga filme igice kimwe aba main part, igice kimwe tunabashyiraho comedy. Ndetse amakuru meza ku bantu namwe mukunda dance modern, tukaba twabateguriye buri dance hazajya hasuka video 3 ku munsi. Video ya mbere ni cinema, iya kabiri ni comedy, iya gatatu ni dance modern. Twabizeho rero ibintu ni byo. Bantu namwe mufite ubukwe, bantu mushaka mufite amasabukuru, turabwiye ngo turabatumiye mutwandikiye kuri nomero, tubafitiye icyo bita traditional dance traditional, babafitiye kubategurira icyo bita imivugo, ibisingizo ndetse no kubyina bukwe no kwivugira inka ndetse n'ahandi. Rero reka nsoze babwira ngo mwakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, bavuga ngo ibintu buryohe tubonane mu gihe cy'ubutaha. Ciao ciao.